ikintu cyangwa kuvuga ni kimwe nuko vuanga turi buze mu Rwanda gusa much respect ku bantu bose, much respect to everybody badukurikirana umunsi ku wundi, abantu bagaciro cyane, and I hope everyone is doing great. Yeah, I was fine. Neza cyane ndashima Uwiteka nyiri bimeze neza, ndashima Imana yiribije ndetse yibigira aho nzi ko nagira ahantu, ariko first Jesus is the king always. You have to remember this, and you have to don't forget Jesus is the king. God is amazing all the time, you know. Mbere yuko yitwa Ashton Smolo ku rwego mpuzamahanga, Enoch Uwizeye yarasanzwe azwi nka Kagarara. Ni umusore w'imyaka 25 utarigeze areka amateka ye cyangwa imiterere y'umubiri we ngo bimukumire mu nzozi zo kuba umukinnyi wa filime, umunyarwenya no kuba umuhanzi. Higeze kuvuga ati, abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bambona ndirimba cyangwa nsetsa, ariko intego yanjye ni uguhora nereka isi ko Imana ishoboye byose ku ari we wese. Ubumuga bwanjye sinzitizi, ni amahirwe yo kwerekana imbaraga zindi zihishe mu muntu, by'umwihariko muri nge. Urugendo rwa Kagarara rwahinduye isura ubwo umunyamerika Aisha Speed yazaga mu Rwanda. Kagarara yaramutunguye, amutungura mu mukino wo gutera push up. Amashusho yabo akwira ku isi hose ubwo Kagarara yatsindaga Aisha Speed. Amaze kubona imbaraga n'uburyo abantu bamukunze ku mbuga nkoranyambaga, Kagarara yatangiye gukora amashusho yigana imyitozo ya mu gitondo, imyitozo ngororamubiri ikunda gukorwa n'icyamamare mu myitozo ngororamubiri Ashton Hall, umusore wo muri Amerika. Kagarara yaranditse ati, Ashton Hall, this is Africa. Ku nshuro ya mbere Kagarara yakoze video ariko ngo ntiyamwitaba. Arongera kuri ya kabiri ari bwaje muri comment yandikamo ngo Ashton Smolo. Ku nshuro ya gatatu bamuhaye ubutumwa DM bamusaba ko bahurira mu gihugu cya Ghana. Kora subscribe kuri Rwandalive. Tariki ya 28 Kamena, Kagarara yuriye indege yerekeza ku kibuga cy'indege cya Accra muri Ghana. Baramwakiriye nk'umwami. Ashton Hall aramuhobera, bakora push up cyangwa se pompage. Kagarara ku nshuro ya kabiri atsinda umunyamerika. Ubwo ntago yari Aisha Speed, ahubwo yari Ashton Hall, umunyamerika uzwi cyane mu myitozo ngororamubiri. Mu buryo butangaje Ashton yaravuze ati, bro, you killed me in the push up, I ain't gonna lie to you. Bivuze ngo uransinze kuri push up, ntabwo ngiye kubeshya. Uwizeye Imana Enoch, Kagarara, Ashton Smolo na Ashton Hall ubu bari Lagos muri Nigeria, aho bakomeje gukora amateka mu bijyanye n'imyitozo ngororamubiri. Aho Kagarara yongeye guca gahigo atsinda abo bari bahanganye mu gutera pompage nyinshi. Aba bagize Lagos muri Nigeria bari muri private jet, aho bakomereje ibikorwa bitandukanye byo bari gukorera ku mugabane wa Afrika. Ibi ni ibikorwa birimo gusura no gusabana n'abaturage. Byatangiriye muri Ghana, bakomereza muri Cameroon. Abo bombi bari muri Nigeria, ariko ntabwo ariho honyine. Bazakomeza kuzenguruka n'ibindi kugeza basoreje mu Rwanda. Uwitwa Ashton India, uyu nawe ni umugabo ukunda kwigana Ashton Hall, nawe yaje kubiyungaho muri Nigeria. Ashton Hall ndetse na Ashton Smolo bahuye n'umuherwe wo muri Nigeria Don Jazz. Uyu ni umuyobozi w'inzu ifasha abahanzi Marvin Records. Ni inzu ibarizwamo abahanzi bakomeye cyane barimo Hyla Star, Lema, John Drill ndetse n'abandi batandukanye. Iki gikorwa cyabo Ashton Hall ndetse na Ashton Smolo bafatanije na Don Jazz bakina tennis. Ashton Smolo cyangwa se Kagarara uri muri urugendo rwo kuzenguruka mu bihugu bya Afrika, yageze muri Nigeria agaragaza ko ari ibintu byamunejeje cyane, ibintu atigeze agira mu nzozi. Kagarara yavuze ko kugenda muri private jet yabyishimiye cyane, ndetse ngo yabonye ibintu byinshi byamutunguye muri uru rugendo rwe. Yaravuze ati, nibwo bwa mbere nari nteze indege nerekeza muri Ghana, noneho private jet bibi bindi ni ibintu byiza cyane. Ati, natungwe no kuba itsinda muri kumwe mwisanga rimwe gusa murimo, kandi hasa neza cyane. Sinavuga byinshi kuko ibyantunguye byo ni byinshi cyane muri uru rugendo. Mu rugendo bari gukora bari kujya mu bihugu bitandukanye. Kagarara yavuze ko bakirwa neza kandi bakarara muri hoteli nziza.
bikozwe na Ashton Hall ndetse n'itsinda rye, bishyura aho barara, ibyo barya ndetse n'ingendo bagenda bakora. Ikigaragara bagenda bambaye n'imyenda isa. Kagarara yavuze ko uyu munyamerika amufashe neza kandi amwubaha kurusha abandi bose baba bari kumwe. Ashton Hall ntabwo akiri inshuti kuri Kagarara, ahubwo yabaye nk'umuvandimwe. Ati kuri njye ni umuvandimwe ko ni umuntu unyubaha cyane bitandukanye n'abandi bantu bose. Muri rusange yamfashe nka murumuna we. Mu minsi yashize hari amakuru yavugaga ko Ashton Hall azagurira Kagarara imodoka nibagera mu Rwanda ndetse akamujyana no muri Amerika. Kagarara yemeje ko izo gahunda zombi zihari ariko atagira byinshi abivugaho. Kuri ubu Kagarara yemeje ko bagiye kuza mu Rwanda nubwo ataramenya itariki neza. Ikintu cyamaze kugaragara ni kimwe nuko vanga turi kuza mu Rwanda, gusa much respect ku bantu bose, much respect to everybody. Adukurikirana umunsi ku wundi, abantu b'agaciro cyane, and I hope everyone is doing great. Yeah, I'm so fine. Neza neza cyane, ndashima Uwiteka nyir'ibihe, neza neza ndashima Imana nyir'ibihe ndetse nyibigira. Ntabwo nzi ko nagira ahantu, ariko first Jesus is the king always. You have to remember this, and you have to don't forget Jesus is the king. God is amazing all the time, you know. Nubwo biteganijwe kagomba kuza mu Rwanda, ntabwo haramenyekana itariki bazahagerera nyuma yo kuzenguruka ibindi bihugu. Ari ba Ashton batatu, Ashton Hall, Ashton Small ndetse na Ashton India. Twari twaganiriye na Sabrina tumubaza uko yakiriye kuba Kagarara yaragiye mu gihugu cya Ghana ndetse arimo kuzenguruka no mu bindi bihugu bya Afurika. Umva ikiganiro twagiranye. Umva nyine nagombaga kubyakira neza. Anyway, bitewe nyine n'uburyo nyine nje niyumva nyine narishimye, byaranshimishije. Ubwo narishimye cyane nyine rumva ntago nabura kwishima, ikintu nkakira n'ikiba ari cyo kwishimirwa. Ese ajya kugenda mwabanje kuvugana, yarakubwiye ati ngiye aha naha, byagenze bite? Duha urugendo wenda kuva atangira ibyo kwitegura kugeza agezeyo akakubwira amakuru. Duha urugendo uko byagenze. Nyine ngiye icyo nakubwira ati ntago ari ibintu bya wenda sinzi ko nabikubwira, ariko uko biri kose nyine yagiye abizi ko agomba kugenda kandi nyine twari tubizi. Yego, ko hari igihe umuntu ufite ubumuga yumva agasa naho ahejwe, kumva noneho ko nka Kagarara abaye icyitegererezo kuri wowe. Wabyumvaga gute? Wumvaga ari nk'inzozi? wabyakiraga gute? Mu buzima busanzwe biriya ni ibintu ntabwo ari ibintu nyine biba byoroshye. Biriya nyine ni ibintu biba birenze, binakomeye, tunashimira Imana. Yego. Biriya ni ibintu tuba dushimira Imana, kandi nyine Imana nyine bakoze ibintu bikomeye cyane. Niye mpamvu ituma uvuga uti ntabwo ari ibintu biba bisanzwe? Biriya ni ibintu bidasanzwe kuko ndakeka mu Rwanda ariwe muntu wa mbere ukoze biriya bintu. Impamvu mbivuga ni uko yatinyuye benshi, kandi nyine ijambo rivuga ngo disability is not inability ni ijambo nyine rikomeye, kandi akaba afite n'ubushobozi bwo kuba iryo jambo koko imvugo yaba n'inyito ikajya no mu ngiro. Wowe ntabwo wajya gutekereza ko umuntu kuba afite ubumuga hari icyo yakora ikirenze icy'abandi? Nabitekereje ariko tumaze guhura. Wabitekereza gute mumaze guhura? n'iki cyahindutse mu buzima bwawe? Tumaze guhura nyine yaninyoye byinshi kuko nyine nk'umuntu nkanjye wiyumvaga numvaga ko nyine disability is not inability, kubyumva byari bigoranye, ariko ubu nanjye nshobora kuba nabyumvisha benshi. Ushobora kubivuga gutyo wenda ngiye nkabyumva, ariko hari umuntu utabasha kumva icyongereza, wamubwira mu Kinyarwanda gute? Ibi bishatse kuvuga ngo kuba ufite ubumuga ntibivuze ko udashoboye. Yego, umuntu ufite ubumuga wese nyine yatinyuka, yagerageza, icyo ukoze kikanga uba wagerageje, ariko ntabwo wamenya ko ikintu cyanze utagikoze. Utarahura na Enoch, hari ibyo wageragezaga cyangwa se hari ibyo watinyaga? Nyuma yo guhura ni ibiki watinyutse gukora? Birahari byinshi. Urugero? Birahari byinshi kuko ndakeka ko muye nabaraho navuye ari naho nageze, nyine muri njye mbyumvamo ko hari icyahindutse. Duha urugero rutoya mbere y'uko muhura na nyuma y'uko muhura, nyuma yo guhindura ibitekerezo n'imyumvire. Ibintu byahindutse, icyambere cyose ikintu byose bikuyemo nuko natinyutse. Ubwo ni ugutinyuka. Umushimira gute mu buhe buryo? Icyo navuga nyine njyewe ndamushimira, kandi nyine Imana ikomeze imugende imbere. Kubona
Enoch ageze ahantu nka hariya, wowe wumva uteganya kuba wagera hehe? N'icyo ukora kugira ngo noneho nawe hari ibyo ugeraho? anyway njye ntabwo namenya ngo ejo buzacya hari iki cyangwa nyuma y'umunota haraba hari iki. Igihari ugomba kuba mu mwanya wari urimo, Imana igakora ibyayo. Yego. Ni nk'ibiki wenda ujya ugerageza ukavuga uti yego Imana iramfasha ariko nanjye hari ibyo nagerageje? Icyo ntekereje gukora ndagikora kandi nyine mbona ko Imana ihari. Ubwo urumva nyine ngomba gukora icyo numva nshoboye kuko Imana iba ihari. Dupanga burya Imana nayo ipanga kandi dupangira benzi by'abandi bose. Yego. Yego. Kuri ubu Kagarara agaragara mu myitozo ngororamubiri, bagaragara mu dufilime n'utundi tw'udukomedi dutandukanye. Wowe ni ibiki wiyumvamo wumva uzakora numara no gusoza amashuri yawe? Sinakubwira ngo mise nkabyo inzozi none cyangwa se nifuza iki. Umva. Yego. Ariko nyine numva nyine nazavamo umuntu ukomeye ufasha abandi. Ubwo buryo byanyuramo nibwo ntazi, nibwo ntanatekereza. Ntekereza yuko Imana yo ibibuzi kuko inyuza mu nzira nyinshi. Ariko tuvuga ushobora kuba hari ibyo wiyumvamo? Ntabwo byabura ariko nyine mba numva atari byiza ariko nko wiyumvamo ng'ikintu ngo bo n'ubundi bahita batikubonamo kuko iminsi irahinduka, uko isegonda ritera niko n'ikintu kigenda gihinduka. Tuvuga urugero, ushobora kuvuga uti ngiye nzaba umuganga, ushobora kuvuga uti yenda ngiyewe nzaba umukinnyi wa filime nkuko n'ubundi ujya uzigaragaramo nk'amakomedi utuntu nk'utwo. Ejo hawe hazaza ni iki wumva wifuza cyatuma ejo hanjye hazaza uburyo mbyumvamo wenda nakwisanga ndi umuyobozi muri izo inzego z'ubuyobozi. Uranabiharanira? Yego. Okay. Yego, dusa n'abagana ku musozo. Kagarara ubundi ni sheri wawe ni inshuti yawe, ni iki kuri wowe umufata gute? Ufata nk'umuvandimwe. Umufata nk'umuvandimwe? Yego. Aramutse agubwiye ati Sabrina urabizi twarabanye nifuza ko wambera umugore, ese wavuga yego, wavuga oya, wavuga cyangwa? Ibyo ngibyo ngiye ntacyo nabivuga kuko iminsi izana ibyabyo. Ariko se bibayeho? Mba numva nta idea n'imwe mbifiteho, nta gitekerezo na kimwe mbifiteho. Nakubwiye ngo uko umuntu tutera n'isegonda niko ibintu bigenda bihinduka. Ubwo nyine iminsi bizaza, umunsi wose uzana buri munsi. Haza ibyawo. Ibyishimo ufite ni ibihe kuri ubu ngubu kubera Kagarara yageze ku rwego mpuzamahanga? Ibyishimo bihari ubu ngubu nyine ni ukugushimira Imana, ndanishimye cyane. Ahari nyine akomeze no gukomera. Ijambo wamubwira ni irihe? Icyo ntamubwira aka kanya nyine nakomere, yumve ko nyine Imana iri kumwe nawe kandi nawe muri hafi. Yego.